uhora wiga ugasubiramo amasomo kenshi, ugashaka kumenya ibintu no gutsinda mu ishuri ariko bikanga. Ntabwo utagize, wasomye ibitabo, warakoze ariko buri gihe uhora utsindwa. Uyu munsi nkuzaniye ibintu byagufasha gutsinda. Mu gihe cyose wabyubahiriza ndabizi ko uzanshimira. Kora subscribe, share na comment kuri Blessing TV kugira ngo twungurane ubwenge. Niba ushaka kwiga ugatsinda cyangwa kugera ku ntego zawe, hari ibintu byinshi byagufasha kubigeraho. Dore ibintu bitandukanye byagufasha kwiga no gutsinda ukagera ku ntego zawe. Gushyiraho intego zifatika. Buri gihe tegura intego zifite igihe ntarengwa n'ibipimo byoroshye kubigeraho. Ibi bizatuma wumva impamvu yo gukora no gukora neza. Kuba ufite imyitwarire myiza. Gushyira mu bikorwa imyitwarire y'umutima w'imbaraga. Kuba wihangana no kwiyemeza gukora no gukora neza. Ukagerageza gukora byinshi bizatuma ugera ku byiza. Ugomba kwigira ku makosa no kwigira ku bandi. Ntugomba gutinya gukora amakosa, ahubwo yakoreshe nk'amahirwe yo kwiga. Reba uko abandi bahora batsinda kandi wige ku byo bakora, ubikireho nawe ubigane. Ugomba kugerageza gushyira mu bikorwa gahunda zawe wapanze neza. Fata igihe cyo gutegura gahunda y'ibikorwa byawe buri munsi. Kuba ufite gahunda bizatuma ugira umurongo mu bikorwa no kuzigama igihe. Ikindi, kwiga guhangana n'ibibazo no guhura n'imbogamizi mu rugendo rwo gutsinda. Ugomba kuba ufite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo no guca mu nzira zikomeye no kudahemuka kugira ngo ubashe kwiyitaho no kwita ku buzima bwawe. Kugira ubuzima buzima ni ngombwa kugira ngo ugere ku ntego zawe. Fata umwanya wo gukora imyitozo ngororamubiri. Kurya neza no kuruhuka bizagufasha cyane. Tegura neza, gushyira igihe ku myiteguro, gukora ubushakashatsi cyangwa kwiga neza bizatuma ugera ku musaruro mwiza. Kwigirira icyizere mu mico yo gutegura bizagufasha gutsinda. Kwizera no gukoresha imbaraga zose. Kwizera mu bushobozi bwawe nuko ufite imbaraga zose zo kugera ku ntego ni ingenzi. Uko wiyizera niko ugenda ugera ku gipimo gishimishije cyo gutsinzi. Gutsinda ni urugendo rutoroshye, ariko birashoboka iyo ufite imyitwarire myiza, ugaharanira gukorera cyane kandi ugakora ibyo uzi neza byagufasha. Niba ukurikiza izi ngingo, uzabona impinduka mu buryo bwo kwiga no gutsinda. Mu by'ukuri ugomba kugira disipurine no kubahiriza gahunda. Gutsinda bisaba gukurikiza gahunda no gukora ibyo wiyemeje igihe cyose. Kumenya kubahiriza gahunda bituma ukora cyane kandi ukagera ku ntego zawe. Ugomba kwiga uburyo bwo gucunga neza umwanya. Ukamenya ko imikorere myiza ituruka mu gucunga neza umwanya. Ugomba kuba umunyabwenge mu gufata ibyemezo. Gufata ibyemezo bihamye no kumenya kwirinda ibishuko bishobora kugutera kubura icyerekezo ni ikintu gikomeye. Ntukagume ku kintu kimwe gusa, kuko urugendo rwo gutsinda rusaba kuba ufite ubushobozi bwo kugerageza ibintu byinshi no kumenya ibintu bikurikirana kandi ibintu byinshi cyane bishobora gutuma wunguka ubwenge butandukanye. Uburyo bwo kugira abantu b'inshuti n'abajyanama bagufasha, baguha inama cyangwa bakagushyigikira bigira uruhare runini mu gutsinda. Ukamenya ko gushyira mu bikorwa uburyo bwo gukora ibikorwa biganisha ku kubaka umubano n'abandi bantu ari ingenzi. Ikindi ni ukwiga guhangana n'ibitekerezo by'abandi no kumva neza ibitekerezo by'abandi nanone. Kandi ugomba kumva neza no gusobanukirwa ibintu byose bikubangamira. Kugira ubumenyi bwimbitse ku bibazo cyangwa imbogamizi ufite bigufasha kubirwanya neza. Kwiga kumva neza aho ufite intege nke bizatuma ubasha kugera ku byiza. Ugomba kwita ku mitekerereze yawe no gukora imyitozo y'ubwenge nka meditasiyo cyangwa gukora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye.
bizagufasha guhangana n'ibibazo by'ubuzima bwa buri munsi. Ugomba kumenya ko kwiga bitavuze ko bigera ku iherezo. Gukomeza kwiga no gushaka ubumenyi bushya bizatuma uguma imbere mu mwuga cyangwa mu ntego zawe. Gukoresha neza igihe mu gukora ibikorwa by'ingirakamaro. Kwibanda ku gukora ibikorwa bifite agaciro kandi bituma ugira impinduka mu buzima bwawe ni ngombwa. Ntute igihe ku bintu bitazagufasha kugera ku byiza, ahubwo wibande ku bintu byungura umusaruro. Kandi gutsinda ni urugendo rufite byinshi rusaba, ariko niba ufite umutima wo gukora cyane, ugakomeza kwiga no gukoresha imbaraga mu buryo bufite intego, uzatsinda. Komeza ubane natwe mu biganiro tukugezaho kuri Blessing TV kugira ngo twungurane ubwenge, twungurane ubumenyi, tuzamurane kandi duterane imbere. Kora subscribe, share na comment ubashe kubona byinshi byiza kandi by'ubwenge bikungura mu buzima bwawe bwa buri munsi.